Umugoroba mwiza bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa Kinyarwanda wagakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco niwo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka, basusurutse, basoma gasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na Dady Maximo Mwicira-Mitali. Kabyino kanyogokuru nzajya nkabyina nonyine, ngacuranga ngacurira ngacinya yongeranya, maze nsimbuke nsubira amajwi menshi meza nyasohoke, ndushize ububabare buriya abakera bagize indahiro, nzabyina mwizihire. Oyashaje bakansiga nzagatunga urwibutso, bakoranya batungana nkaririmbe bakamfashe, bahugure mbabwirize ko umubyeyi wateze urugori izina rye ritabura kivuga, we yabyaye tumubyinira, nzabyina mwizihire. Ndamukumbura mwibuke nzajya nibuka narize, ko yaneraga akamaza kandi inka zitabarika, ugatunze inyoni imwe akayireba mu bushyamagana, babe yabona ashira amaganya ngarura umucyo ashira icyusa, nzabyina mwizihire. Niba hirya iyo mbumva nzajya njyawe yararaga, nezejwe n'amurara muririmbira akanyina, nkabitambwe by'ibitego mu bikanga akunda amakomeza, we yagiye hose mu maripfa ry'umudiho ubwe yanyigishije, nzabyina mwizihire. Gacuma yansigiye nzagashakira akanago, kamanike gakomeze kurubaira mu ruhamo, inzu yari yansigiye maze umwanzi cyangwa se umworozi atinye bubaha umurage uwo mubyeyi yanyihereye, nzabyina mwizihire. Niyo we yakubuzaga nzawucuma nkuhungure, agitaho yawusize agana ku ruhimbi, niho yansabye gushyira ibyo yakundaga bimunogeye, mu ruhindo n'inkongoro
nzabyina mwizihire rugori yansigiye iryo kamba rya mwizihire nzaritaka urusaro rw'inzara ryizihiye rurakire n'agatara keza katazi umurayi bategura imitako inoze irusha izuba kubengerana nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nshuti dutaramanye mwe mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. ese mwiriwe neza? ese bwirije kuri amasaha mumiriwe neza? dutangiye rero igitaramo cyacu nyarwanda turamutsa twifuriza ibihe byiza, tunabifuriza no kunogerwa n'igitaramo nyarwanda. tuzi ko mukunda kandi mutega amatwi buri gihe muri benshi. ese ibihe murimo muri kino gihe bimeze gute? nizere yuko mumeze neza nk'uko igihe cyose mpora mbibifuriza. Rugamba Sipiriyani n'amasimbi n'amakombe mu ndirimbo yabo akabyino ka nyogokuru nibo badutangirije igitaramo cyacu. bati ko yashaje akansiga ni nayo mpamvu ngomba kugatungaho urwibutso. umuragero mwiza ababyeyi badusigira ni nawo utuma tubasha kugira icyo tugeraho buri munsi. wagira nyine icyo utekereza gukora ugakomaho umutima, hanyuma ijambo ryawe rigasohoka ari ryiza, kubera nyine rya jambo ryiza ry'umukurambere, kubera rya jambo ryiza wa murage mwiza dukesha ababyeyi bacu. nshuti dutaramanye kuri mugoroba, muti bamugize ibyamfurambi. nk'uko rero tumaze iminsi tuzakomeza dutangira igitaramo cyacu akenshi tuganira mu buvanganzo bwo muri rubanda, bumwe nyine bwasesekaye muri rubanda, nabo bakabiganira bakabyizihirwa, butari nyine nka bwa bwiru bwari ubw'abiru gusa. kuri mugoroba rero muti bamugize ibyamfurambi. ese muzi inkomoko cyangwa se imvo n'imvano y'uwo mugani? uyu mugani bawuca iyo bafashe uwibye cyangwa se yagize ikindi kintu wenda cy'igihemu gikabije bigatuma bamuhanisha urugaraguru, nibwo bavuga ngo bamugize ibyamfurambi. wakomotse kuri rumashana rwa Segitomba w'irubona rwa Ngunda i Butare ahasaga mu mwaka w'1700. muti rero byagenze gute? ku ngoma ya Kigeli Ndabarasa hariho umugabo rumashana agatura irubona rwa Ngunda ho mu Busanza bw'epfo. nuko bukeye Ndabarasa amugabira inka zitwa amahame, arazitunga arazorora ziragwira. rubanda baramushima, bigeze aho ajya kuzimurikira Ndabarasa, azimurika zifite inyana z'imishishi, bituma Ndabarasa amushima, amwongera izindi zitwa imisugi. nuko rumashana arakira aratunganirwa muri ubwo bworozi bwe, ariko yari afite n'ingeso yo gukunda inyama, akajya abagisha ibimasa n'amagumba. ageze aho abwira abasogosi be kumubagira inyana y'umushishi, nuko barayibaga. inyama zayo barazikaza, ni ukuvuga ngo barazotsa, baramuzanira, asanga ziruta izo yajyaga arya mbere. kuva ubwo nyine abyohokamo inyama zindi azita kure, akajya abagisha imishishe misamisa. nuko bamuzanira inyama zitari z'imishishe akazanga. inkuru yo kurya imishishe imenyekana mu bo baturanye ndetse isakara Ubusanza bwose. nuko abanzi be bamubona urwaho bajya kumurega kuri Ndabarasa ko yamaze nyine inyama z'amahame n'iz'imisugi. nuko Ndabarasa amutumaho ngo yimure inka ze, nuko azi nanone no kuzimumurikira. rumashana arazimura azishyira Ndabarasa, nuko zitungutse ku karubanda ziyatungukana inyana z'imishishe zitagira nyine uko zisa. nuko rubanda barahurura bajya kureba, nuko inka zijya mu rugo ziramurikwa. Ndabarasa abonye za nyana ashima rumashana, abona ko yarezwe ibinyoma, aho kumuhana aramugororera arataha. ageze iwe ntiyareka ya ngeso, agumya kwibagira imishishe. izo nka zari nyinshi cyane,
nubwo abasongozi barumashana babagaga inyana zazo ubutitsa ntamenyaga ko hari n'imwe yavuyemo, ari mu mahame ari no mu misugi. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwe mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda. Mbere yuko dukomeza dutaramana muri uyu mugani bamugize ibyamfurambi, reka tubanze tunaririmbe kana ka mama. Tuti rero kana ka mama igendere, akaba ari indirimbo dukesha itorero abatanga Muntu. Karumu
umugabo wawe umunyurare ujye umusanganira ususu usaza usemura umumarirungu muzurukundo muzurukundo mumarikira wekana kamama kana kamama wigendere kana kamama wigendere shenge mami ore none wekana kamama umenye igicaniro kizita maze uzisanganirize uzikamisha uzirereye shenge umenye uruhimbi umenye uruhimbi n'imitozi ikeye wekana kamama kana kamama wigendere kana kamama wigendere shenge mami ore none wekana kamama kana kamama wigendere kana kamama wigendere shenge mami ore none wekana kamama. Itorero abatangampundu n'indirimbo yabo kana ka mama baririmbiraga umwana nyine uvi wabo agana nyine iwabandi nkuko bajya bivuga bati kana ka mama igendere. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba dukomeje nyine igitaramo cyacu mu migani. Umugani turimo turaganiraho tuvuga ku byerekeye inkomoko yawo. N'umugani bavuga ngo bamugize ibyamfurambi. Mu gutaramana namwe kuri uyu mugoroba nari maze kubabwira uburyo izo nka zari nyinshi cyane, inka nyine zandabarasa. Nuko Rumashana nawe akaba yaramaze kugenda azimarira mu cyokezo. Nuko nyine yaba mu bushyo bwitwaga mu mahame cyangwa se mu misugi hose yagendaga nyine avanamo inyana z'imishishe agenda nyine azibaga buhoro buhoro. Nuko haciyeho iminsi ndabarasa aratanga, hima umuhungu we Sentabyo. Abatware baramurabukira. Rumashana nawe arabuka inka y'inyamibwa yonsa impanga z'imishishe. Mibambwe arayishima. Abari aho ngaho nabo batangarira izo nyana zayo. Ubwo Rumashana atona kuri Sentabyo ndetse aramukunda kurusha se. Abanzi ba Rumashana babonye ko Mibambwe amukunze nyine kurusha se, bava hasi n'imizi baramureka. Ariko biba iby'ubusa. Mibambwe ntiyabyitaho. Bukeye bacura inama yo kujya kwinginga Mukamibambwe witwaga Mukarugaza. Nuko bamuhakwaho cyane kugira ngo azabaregere Rumashana hanyuma bifate. Nuko Mukarugaza amaze kubyemera yihererana Mibambwe ati ibintu byawe biragushirana ureba. Ati burya bwose Rumashana yamaze inyana z'amahame n'imisugi azibaga kandi ntaho biraba. Nuko Mibambwe ahamagaza abarezi ba Rumashana ababaza ibimenyetso byatuma nyine Rumashana afatanwa icyo gicumuro. Nuko baramusubiza bati nyagasani tubikubwiye wagira ngo n'amagambo ya cyanzi. Bati shaka abantu b'inkoramutima tujyane tuzabibereke. Mibambwe ashaka abantu bakuru b'inyangamugayo. Nuko arabatuma ati nimujyane n'aba barezi ba Rumashana mugenzurire ko wenda yaba yaramariye inyana koko. Nuko baragenda. Bageze kwa Rumashana babanza kubaririza ibyo akora. Babaza nyine abantu bo mu bihana ariko nyine rwihishwa. Bamaze kumenya ko Rumashana nta kindi agikoza ku munwa uretse nyine inyama z'inyana z'imishishe, ingenza zirahindukira. Nuko zitekereza Mibambwe uko bagiye. Nuko nyine babibajije bakababwira bati abantu bose barabihamye. Ubwo Mibambwe nawe yohereza abafata Rumashana bakamusaka, bamusangana inyama bakamuzana nyine azikoreye. Nuko Rumashana araterwa baramusaka.
koko nyine bamusangana inyama z'inyana z'imishishe n'impu zazo. Abantu barahurura bajya kureba umutware wari inyana, nuko baratangara kuko cyari nyine igihemu kibi. Rumashana aratangwa yicwa urubozo, anyagwa n'izina rye bamwita Mfurambi kubw'ubuhemu bwe bwamaze inyana z'amahame n'iz'imisugi. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, ubwo nyine kuva ubwo abantu babona uwafashwe nyine yibye cyangwa yagize ikindi gihemu agafatwa agakubitwa akabohwa, bakavuga bati bamugize ibyamfurambi. Bashobora kandi kera no kuvuga ngo bamugiriye ibyamfurambi. Ubwo nyine baba bazirikana ibyo Rumashana rwa Segitomba yagiriwe amaze gushinjwa inyana z'amahame n'imisugi. Kugirirwa ibyamfurambi ni ukwicwa urugaraguru. Kugira ibyamfurambi nabyo ni uguhemuka cyane. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, nyuma yo kumva uwo mugani bamugize ibyamfurambi n'inkomoko yawo, twiyumviyemo uburyo nyine uwo mugabo yahangaye inyana z'abandi akazirira kuzimara. Ese ntabwo byaba bifitanye isano n'indirimbo yitwa Amacumu y'inda? Reka twumve Amasimbi n'Amakombe. Amasimbi n'Amakombe na Rugamba Sipiriyani bati nimuze tujye inama hanyuma turebe icyadukiza amakuba. Mu gukomeza gutaramana namwe mwese nshuti dutaramanye mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7, reka dutaramane twumva niyo ndirimbo ikaba yitwa Amacumu y'inda ya Rugamba Sipiriyani n'Amasimbi n'Amakombe. Imvura iracitse nyakizuba imaze gucana, intare ibambiye ku muryango. Muze tujya akanama turore uko twikiza amakuba. Nimuze n'abatinyi urugamba ruhinanye, turasane tutikoma akabugu. Munute waratinduka kaganaho rukomeye, akahashinga ibirindiro. Amacumu y'inda burya ntashirigorora. Bana banjye muri cuma ariko bakuru ni batatu, n'abandi ntacyo bashoboye. Imbaraga tuba duke turasane ku batazifite. Nimuse n'abahabanyi ngo mukwirwe imishwaro, tutabanje kunoza imihigo. Munute waratinduka kaganaho rukomeye, akahashinga ibirindiro. Amacumu y'inda burya ntashirigorora. Mereye ku mubyeyi wabahetse akaba iberere, niwe uzaba inteko y'abagabwe. Dore wowe turasazanye ntabwo ugira uwo nyibwiriza. Kagatima kudushyimbo n'akagende kari mu tujumbo, uzabiteke ku rugero. Munute waratinduka kaganaho rukomeye, akahashinga ibirindiro. Amacumu y'inda burya ntashirigorora.
niduhanga akantu k'urushibura kure y'ishuro ndereza abana baramutse urabarera ujijure bamenye ko ibintu bihindutse ntukinishe ibyo kwireba imana iguteza amapfa y'ibiteganyabuza munute waratinyuka kaganaho rukomeye akahashinga ibirindiro amacumu y'inda burya ntashigorora mwana wanjye uburiza jyewe nzi umutwaro ukize ndankurira azaguha akazi urambera umugabo byeruye nturirimba ibitavunanye zamenye ko kubana rukurucuka rumira kuzimu rukabeshya kirazira munute waratinduka kaganaho rukomeye akahashinga ibirindiro amacumu y'inda burya ntashirigorora mwana wanjye w'ubuheta naherutse ukunda ibyo kubaka uzasanga bubatse ukezaho niba kwimaka hanitse ntuzange kuba umuhereza burya umurimo mutoya n'ukora unonosora umukoresha azagushyira hejuru munute waratinduka kaganaho rukomeye akahashinga ibirindiro amacumu y'inda burya ntashirigorora mwana wanjye wa gatatu uzaguma ureza meje umujura atinjira yatanya wakubyaye ntawahamwubaha atahareba uw'umunyamaboko agaciro k'umuntu kava ku muco wabona no ku maboko agenda agaragaza munute waratinduka kaganaho rukomeye akahashinga ibirindiro amacumu y'inda burya ntashirigorora yewe nzaga n'icanga burya akanyoni katagurutse ntikamenya aho ishaka ryeze twagumya kwirura aha twahira mu nzu tugashira kandi nzabona imyaka mpungukire n'amaboko kandi ntebuke kubavuna munute waratinduka kaganaho rukomeye akahashinga ibirindiro
amacumu y'inda burya ntashira igorora mwari mu myato maze intambara duhagurukiye tuyirwara urw'umuzingano abo tuzane n'ingoga dusubireyo tuzane ibindi kandi ntimukajye mwijima wa mucyo ujye uturanga n'umurage w'umuryango muntu utewe aratinduka akaganaho rukomeye akahashinga ibirindiro amacumu y'inda burya ntashira igorora Rugamba Sipiriyani n'amasimbi n'amakombe bati amacumu y'inda ntashira igorora. Iyo ndirimbo rero ikubiyemo inyigisho nyinshi cyane. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, mu gukomeza gutaramana namwe nabibutsa yuko mu gitaramo cyacu gishize twaganiriye ku byerekeye ibigwi bya Rwabugiri, tuvuga ku byerekeye igitero cya mbere cyo kwijwi, ari nacyo nyine gitero bita ngo ni igitero cya Nyirakigeri kuko ari ubwe wari ukiyoboye, kubera yuko Rwabugiri yarakiri mutoya. Twaganiriye nanone ku byerekeye igitero cya Mirama muri Mpororo n'intandaro y'amarorerwa y'imbirima n'amatovu, aho twaje kuganira uburyo nyine hajemo inzangano zangisha Rwabugiri nyina Murorunkwere kuko bamuregaga yuko ari umusambanyi. Nk'uko nabemere yuko tuzaganira ku rupfu rw'umugabekazi Murorunkwere, kuri uyu munsi turabiganiraho. Gusa kugira ngo dutaramane muri benshi kandi koko twibukiranye, hari abansabye yuko nabanza nyine nkabasubiriramo ibyerekeye nyine iryo shyari ryari ibwami rigatuma nyine Nkoronko arega Seruteganya yuko asambana na nyirabuja Umugabekazi Murorunkwere. Icyo kirego cyari cyoroshye kuri Nkoronko kuko yumvaga yuko Seruteganya azabona igihano ariko ntibigire nyine ingaruka ku Mugabekazi. Reka rero dukomeze tubiganiraho, dutangirire nyine ku nkomoko y'urwo rwangana n'iryo shyari ryaragaragaye ibwami rikaba ryararangiye rihitanye Umugabekazi Murorunkwere. Reka rero dutangire twumva inkomoko y'iryo shyari, nkaba ariko nabibutsa yuko ibyo dutangiriyeho twabiganiriyeho, gusa nyine kugira ngo tujye ku mpera yabyo aho nyine tuvuga urupfu rwa Murorunkwere, reka dutangirire aho ngaho twari twatangiriye ubushize, kuko niba ntibeshye bishobora no gutuma bitubera byiza bikatunogera nyine kubyumva, kuko noneho biraza no kuba bikurikiranye. Muti rero byatangiye gute? Ingabo zatabarukanye iminyago myinshi n'ishema nyine rizikwiye, ziyerekera umwami igiseke. Abagororerwa baragororerwa nk'uko nyine byari bisanzwe, byose biba byiza. Nyuma yahakurikiraho igihe kibi cyane, ibwami haza inzangano ziturutse mu rugo zikuruwe nyine na Nkoronko wahoze ari umugabo wa Nyirakigeri Murorunkwere. Icyamuteye rero guca ibice mu rugo ibwami ni ishyari ryakuruwe no kwikunda. Muti byaje bite? Hariho umuhima witwaga Gasiribombo wari ku nkiko ya Mpororo, akaba ari umutunzi cyane kandi akagira na bene wabo batunze. Bukeye amenya ko ku nkiko ya Mpororo henda guterwa, agira bene wabo inama yo kujyana amatungo ibwami kugira ngo ingabo nizitera zizabahe amahoro be kuzabanyagira nyine inka. Iyo nama bene wabo barayemera, bateranya inka z'inzirungu kandi nziza bazigira nyine 30, bazizana ibwami bazitura abami bombe Rwabugiri na nyina. Nizo nyine zatumye ibintu bicika. Nkoronko yarazikunze cyane arazisaba, ariko Umugabekazi arazimwima, aziha nyine Seruteganya rwa Kivura mu nkingo za Kamonyi. Nkoronko nawe arababara cyane, kuva ubwo agirira Seruteganya ishyari rikomeye, asigara yifuza icyamwica, ariko yaramurenganyaga. Si we wazimwimishije, uretse ko yagize amahirwe akazigabana.
ubundi ntacyo yari yarigeze nyine avuga cyangwa se akora ngo Nkoronko nyine aziburi. Kubwo Nkoronko yakoresheje ubwenge bwe bwose kugira ngo yicishe Seruteganya, ndetse ararika n'abagore ba Rwabugiri babandi nyine babisengeneza ba Nyirakigeri n'abasaza babo, kimwe n'abasaza ba Nyirakigeri hamwe n'abiru bakomeye. Abo bose yabararikiraga gufatanya inama yo kwicisha nyine Seruteganya byanze bikunze, ariko byarabaruhije cyane kuko yari umutoni cyane kuri nyirabuja. Ibyo nyine bamuregaga byose ntibyemerwaga, aho bigeze bahitamo kujya bamurega kuri Rwabugiri kuko babonaga umugabekazi amukomeyeho. Ikirego babonye gikomeye ni ukumurega ko ari umusambane wa nyirabuja, ni ukuvuga nyine Nyirakigeri Murorunkwere. Icyo kirego bene kukirega Seruteganya babonaga ko ari we uzakizira wenyine, ntibari bazi yuko umugabekazi nawe ashobora kukizira, kuko babonaga ko Rwabugiri atahangara kwica nyina. Ni nacyo cyatumye abakazana ba Nyirakigeri bemera gufatanya na Nkoronko kurega ikirego gisa gityo. Ahangaha nshuti dutaramanye kuri mugoroba mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM, namenyesha yuko ntabwo baregeye rimwe bose, ahubwo hagiye harega umwe umwe. Nkoronko nyine yagendaga yohereza akabwira Rwabugiri ko yumvise ko Seruteganya aryama ku gisasiro cy'umugabekazi, ati kandi aranabyigamba akomejwe birazwi, wenda ntihazabura n'undi ubikubwira. Nuko uwo wareze akabwira abajyanama uko yavuze, bukeye byamara nk'iminsi hakarega undi. Nyamara ibyo ngibyo Rwabugiri ntiyahise abyemera, ahubwo yakomeje kubaza, ariko uwo yabazaga wese yabaga nyine ari umurarikwa wa Nkoronko. Yabazaga abe bakabyemeza, yabaza baramube n'abasebukwe bakabihamya, yabyumva atyo bikamubabaza, ariko ntagire icyo abikoraho akabyihorera. Nuko nshuti dutaramanye kuri mugoroba, ubwo nyine byamaze igihe kinini abarezi ba Seruteganya na nyirabuja bakorwa n'isoni kuko ikirego cyabo ari ntacyo nyine cyamaze. Nuko bigira inama yo kongeraho irindi jambo ryo kubityaza, bati noneho umugabekazi afite inda kandi ngo ni ya Seruteganya. Rwabugiri yumvise iryo jambo asanga nyine bikabije kuba bibi, atangira kwigunga, ntagire icyo avugana na nyina, ntagire nyine n'icyo amubaza, ari ukumugisha inama cyangwa se kumvikana mu bindi bafatanyije nyine byo mu butegetsi. Umugabekazi bibanza kumuyobera, akagira ngo ni imirimo myinshi aba afite ituma nyine batabonana n'umwanya mwiza wo kuvugana. Aho bigeze Murorunkwere amutumaho ko amukeneye. Rwabugiri akamwitaba, icyo amubaza akakibaza, undi akamusubiza, yamara kumusubiza nyine akigendera. Bityo bigizaho Rwabugiri amuta mu rugo arigendera. Ubwo bari giseke avayo yigira mu bya Kigali n'akabuye kajabana, yubaka ibweramvura mu Buriza, ahahoze nyine ari komine Rutongo. Nshuti dutaramanye mwe mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda, iyo nyine niyo nkuru uburyo yatangiye n'uburyo Rwabugiri yabaye yigendeye. Igice gikurikiraho cya kabiri tugikesha mwebwe mwese mutega amatwi igitaramo nyarwanda, mukatwandikira kugira ngo nyine twungurane inama. Niyo mpamvu rero natangira mbashimira mwe mwese, kuko bigaragaza yuko ibyo tuganiraho mubikurikira muri benshi, kandi koko dufatanyije gukunda igihugu cyacu no gukunda umuco nyarwanda by'umwihariko turi benshi, kandi koko ni byiza kuko bigomba nyine no kutwizihira. Nk'uko rero nari maze kwibabwira ibyo ngibyo by'inzangano z'ibwami, ndabibutsa yuko umwami Rwabugiri yari yararongoye abakobwa b'umugabo witwaga Nzirumbanje ya Mitali w'umukono. Nyuma rero y'urupfu rw'abagereka nibwo nyine Rwabugiri yarongoye uwa mbere afite imyaka 20, akaba ari uwitwaga Nyiraburunga. Nyuma nyine y'igitero cya Mirama nibwo yarongoye Nyiramarora murumuna nyine wa Nyiraburunga. Nyuma yabo rero yarongoye murumuna wabo yitwaga Nyiramparaye. Bose bari bene Nzirumbanje ya Mitali w'umukono. Yongeye rero gushaka abandi bagore batatu, harimo witwa Kagoyire ka Ruhezamihigo, Kangeyo ka Nyabujinja na Nyambibi ya Rushingwa-nkiko. Abo bose rero akaba ari abagore ba Rwabugiri. Gusa nk'uko nababwiye ibyekeye nyine ishyari n'urwango rwa Nkoronko mu barwa twamaze kwakira, iryo shyari rya Nkoronko ntago ari nawe wenyine wari urifite, kuko nyine yararusangiye na Nzirumbanje, bakaba nyine baragiriye ishyari umugabo Seruteganya.
nawe kandi akaba yaratuye aho ngaho imbirimo, maze rero batangira kumushyashyariza. Mu kumushyashyariza ku mwami bavugaga yuko yinjiye nyine urugo rwa nyina ari we Murorunkwere, nk'uko nayo imaze kubivuga mu nkuru ishize. Inkuru rero ubwo nayo yaje gukwira igihugu cyose igera no ku mwami. Umwami rero nibwo nyine yahise yigendera akajya gutura ku yindi misozi. Ubwo rero uko byaje kugenda umugabekazi byaramushobeye. Rwabugiri nawe akibyumva yahise nyine arakara, ataka ngaka nagasuzuguro. Niko kugenda abaza abagore be ati masenge ari we nyine nyoko umbyara ngo aratwite? Bati umva rwose uko bitubwiye niko natwe tubyumva. Umwami abararakaye kurushaho. Ibyo nyine bivuyeho nibwo yigiriye nyine Kabuye ka Jabana, aho yubatse ibweramvura mu Buriza ahahoze ari komine ya Rutongo. Gusa nyine mu kujyayo ntibyatumye atabaza abakuru kugira ngo nyine ashake umwanzuro w'ikibazo. Ikibabaje rero nuko mu gushaka abagisha nyine inama na Nkoronko yarimwo. Ubwo nyine yagishije Nkoronko agisha inama Rwakagara wa Gaga, arababaza bose ati ninde natuma kujya kundebera by'imvaho ko umugabekazi atwite koko inda ya Seruteganya? Bati tuma Nkoronko we bashakanye. Ahangaha nkabibutsa yuko Nkoronko yari yarigeze nyine kuba umugabo umugabekazi Murorunkwere. Dukomeje rero uko byaje kugenda, ubwo Nkoronko yarayishije nyine ajya imbirima, nuko na Seruteganya yitegura ab'ibwami. Nkoronko ahageze baramwakira, intore zica sambwe, amakondera araroha, inka zinikizwa. Ari nabwo Mwingangenzi na Nyakibungo zitambwa uko nyine zari za gakondo, zisozwa na Mpundu mu rukerera. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, Nkoronko amaze nyine gukora icyo twakwita gutata, asubira ibwami ajya gutanga nyine ubutumwa. Ati rwose ingoma yakozwe mu nda, inda n'imvutsi. Rwabugira akibyumva abaza ikibazo ati wagenza ute se inzoka yizirikiye ku gisabo? Rwakagara ati wayicira kure y'igisabo. Remera ati inaniranye wayicira ku gisabo ariko nacyo kikameneka. Rwabugira ati mutere mutsembe kwa Seruteganya, muheke Murorunkwere aze hano mwitegereze, kandi nimara kumwitegereza mwitegekere. Seruteganya amenya inkuru y'igitero, maze nawe ateganya ize ngabo ngo aho gupfa bubohe azapfe arwana. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwese nyine muteze amatwi Igitaramo Nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Ubwo ingabo z'ibwami zarasesetse, hanyuma abantu benshi barahagwa. Seruteganya arafatwa arabohwa mu nkiki. Abahetsi nabo bajya guheka Murorunkwere. Bamugeje mu rugo, umuhungu wa Seruteganya aba nawe arahingutse. Abonye ukuntu baboshye se agira umujinya. Ise nawe aramubwira ati murangira shaho rwose uri umuhungu wanjye, shengerera ingobyi. Nuko remerera ingobyi. Murangira afata icumu aritera abahetsi bagwa hasi, afata inkota ayitera Murorunkwere aba arapfuye. Mu bari abahetsi harimo umugabo witwaga Rwingando, akaba nyine ari nawe wabashije kurokoka. Niko guhita yihutira kujyana nyine inkuru ibwami, ababikira inkota y'imbirima. Rwabugiri abyumvise agwa mu kantu, ahitamo kujya kwigunga, yigungira irwankuba yabatsinda, nta numwe umuherekeje. Rwabugiri aza kubaza Rwingando ati ese koko mama wambyaye yaratwite? Umugabo nawe mu kumusubiza ati rwose umugogo urahari, ohereza abagore bajye kureba bakubwire imvaho. Nuko abagore bagezeyo bati ntanda ahubwo n'urwango. Ubwo nyine muriyumvira icyakurikiyeho. Nyuma y'iyo nkuru n'ako gahinda ka Rwabugiri hakurikiyeho ihora. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwese muteze amatwi Igitaramo Nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Igitaramo mutegurirwa kandi mugezwaho na Dady do Maximo Mwicira-Mitali. Mu gukomeza igitaramo cyacu, nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, nabasaba yuko waza ya nyine agira ibitekerezo nk'ibi ngibi kuri Contact FM
imiryango rwose iruguruye, mujye muza dufatanye hanyuma tuganire dutaramane nyine kinyarwanda kugira ngo ibyabaye kera mu Rwanda tujye tubyibukiranya, bizahore nyine byibukwa n'abana tuzabyara nabo bazabishyikirize abandi nabo bizabyara, kugira ngo izo nkuru aya mateka y'igihugu cyacu tujye duhora tuyibuka. Niyo mpamvu rero umuntu yashima mwese mutugezaho ibitekerezo, kandi tubasaba yuko hagize ushaka nyine kutwunganira no kutwungura inama twamuha umwanya, ntago kuri Contact FM duheza. Dukomeje igitaramo cyacu nyarwanda, reka tunyarukire mu indirimbo zacu nyarwanda, kuko muzi yuko indirimbo nyarwanda nazo zimaze imyaka igera kuri 5 zegukana umudende mu rwego mpuzamahanga. Reka rero dutarame tuvuga tuti mbahozene. Wabyaye naje asanga mwindeba n'igishyika, mwingarurira ikiniga nari maze kukinesha, nimunsakere nduhuke muntegera amaboko, mushyire ku gituza mbanza shiri igitengo, ayihimba hozene ayihimba irene umuraja maramubona mama watwese aramufite. Umutima uraruhutse reka ndamutse abana twaburanye umubyeyi dusangiye twese, iwawe bene data mwamenye ko yatashye atandagaye gitindi ngo adutere ikimwaro, ayihimba hozene ayihimba irene umuraja maramubona mama watwese Mwimana n'umuhanga yatuwanje amarenga, idutanya n'uwacu idukwiza amahanga, yari umutware mwiza utangana n'urubyiruko, yari umutoni wa twese Imana iramudutwara, ayihimba hozene ayihimba irene umuraja maramubona mama
umutware mwiza utangana n'urubyiruko yari umutoni wa twese Imana iramudutwara yatabaye gitwari ubataramiye ijambo ahorana imbere nawe yasize twese ayimba hozene ayimba irane umurajama ramubona mama wa twese aramufite ntituzi n'ahatuye ngo tuzana musuhure azadutera irungu tutazashira iteka nimuhumure shenge niyadusize bupfubyi dufite imaragahinda azaturinda izuba ayimba hozene ayimba irene umurajama ramubona mama wa twese aramufite yarabyaye rugwiza nibarashira bacu tuzitwe imfubyi kera nawe ukiriho n'umwe ngo abavandimwe banyu n'inshuti zabo mvuye barabaramutsa amahoro babahoza ayo marira ayihimba hozene ayihimba girane umurajama ramubona mama wa twese aramufite Uwera Florida mu ndirimbo ye mbahoze nte ati Imana n'umuhanga kuko yatubanje amarenga akomeza aririmba avuga ati yari umutware mwiza kandi utangana n'urubyiruko aho yakomeje avuga ati yari umutoni wa twese hanyuma Imana iramudutwara nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba sinzi wenda niba twavuga tuti ayo magambo n'ay'abana batoya wenda basingiza umuntu mukuru usibye nyine n'abantu batoya cyangwa se nyine n'ababyeyi burya kugira neza ni byiza cyane cyane yuko umuntu asiga izina ryiza ese wowe ngewe mwe mwese duteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM byaba ari intego ya buri muntu yo gusiga izina ryiza
cyane cyane nyine iyo umuntu agize amahirwe ntahemuke banza rya zina ryiza arisiga. Nyamuneka ntitugahemuke cyane cyane ngo tunahemukire n'urubyiruko, kuko burya ngo uhemuka agahemukira umwana mutoya yewe aba ahemutse. Reka rero dusige izina ryiza, nabyo biri mu murage w'abakuru bacu, abasekuruza bacu, babakurambere, babandi nyine baturaze gakondo nayo ikatubyariramo nyine kanyarwanda w'umunyarwanda w'i Rwanda rwiza rwa Gasabo. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, tumaze iminsi nanone tuganira ku byerekeye ibyo bimwe twise imihango n'imigenzo n'imiziririzo yerekeye ku bantu bazima n'abandi bantu bazimu, aho twaganiriye dutangirira ku byerekeye kuragurisha amatungo. Mu kuragurisha amatungo twarwaniye tunaganira ku byerekeye nyine kuragura inka, tuganira nanone no ku byerekeye kuragurisha intama, aho twakomeje tuganira ku byerekeye kuragurisha amavuta. Mu kuragurisha amavuta ni nabyo kuri uyu munota bitugejeje ku byerekeye kuragura urugimbu. Muti ni gute rero? Urugimbu ni inyama y'urugimbu rw'inka cyangwa se urw'intama ndetse n'urw'ihene. Kera barakoreshaga mu babaga nyine badatunze inka n'intama, babumbabumbaga urugimbu bakarupfunyika mu kirere, hanyuma bakarumanika ku rubariro rukumishwa n'umuriro n'umwotsi, kuko baba banga ko rutoha, ni ukuvuga ngo rubora. Bakajya gushaka ibyatsi byitwa ubujuri, abandi nabo bakabwita ubujuri cyangwa se imana yeze cyangwa ubutwiko, bakabyanika ku zuba bikuma. Iyo rero bimaze kuma, kera babihondahondaga n'urugimbu bikanoga, bikaba nyine ikintu kimwe, maze bakajya bamanyuraho gatoya bagagakaragamo udusoro bita nyine imitavu y'urugimbu. Mu gukora uwo muhango babumba n'igicumbi kingana n'ikidongi cy'urudodo, kiba rero nyine gisatuye hepfo no haruguru, kirimo n'umwenge, kikaba icyo kuzashingamo umutavu w'urugimbu, bakagitereka mu nkono ihengetse cyangwa se mu kimuga. Igihe rero barimo kuragura bicara imbere y'inzugi. Iyo bajya kuragura bazana igicumbi bakabwira urugimbu, bakabona nyine kugishyira mu nkono, bakazana urumuri bagakongeza baturutse iburyo, nuko rukaka, rwajya kuzima rukigabanyamo kabiri rugana iburyo n'ibumoso. Iyo habanje kuzima iburyo rukazima rwakira ibumoso ngo rurirabuye, naho iyo ruzimiye iburyo neza ngo rureze, ngo ni imana yeze. Iyo urugimbu rumaze kuzima, agakara karwo bakajugunya mu mazi kakitwa umucuri. Iyo rwirabuye, iyo rweze bakita imana yeze. Niyo bahangura, ni ukuvuga nyine ako gakara bakakambaraho impigi ngo bambaye imana yeze. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mbere y'uko dukomeza tuganira ku byerekeye nyine kuragura urugimbu, aho dukomeza tuganira mu birebana no kubwira urugimbu, gusa mbere yaho nabibutsa yuko tuzanaganira no kubirebana nyine no kubandwa. Ese mwari muzi yuko, kandi muzi yuko mu kubandwa baba bavuga bati ndi ryangombe rya naka, bene ingabo nabo rero ati nka kuririmba, ati rero ryangombe. Reka dutaramane twumva niyo ndirimbo.
Shyerezo ubwatsi bwabikijwe amenye ibyanya bibo nose dongombe Ngombe yagiye kuraguriza umuhigo maze umupfumu ntamuta umucuna aramubwira ati dongombe uzagenda urya mbese dongombe inyamaswa izazase dongombe izavugira ku irembo ryangombe ntukayita wese dongombe maze byangombe inyamaswa izagenda nimara kugenda uzabyucyomba ikimbwazo wese dongombe uzasubire kuryama ryangombe inyamaswa izagaruka ryangombe izavugira ku irembo ryangombe uzabyuka uyihige ryangombe maze ryangombe inyamaswa uzayihingiza kumenyesha amasamba abiri kurya gatatu uzatunguka kwiri bose ryangombe uzasanga abakobwa bihagira bambaye ukuri kuko ubusa bwambara abasozi se ryangombe maze ryangombe abakobwa bose nibakwikanga bazambara uzasanga atarambara ryangombe uzamugwe mu nda umuramutse cyane umugwira itwanda iwanyu kuko uri umwana w'umugabo bose ryangombe muzakurikira imbwa zawe uzasanga inyamaswa zitinze ku irembo ry'uwo mukobwa se ryangombe uzayifata uyibage ryangombe ngo numara kuyibaga rero uruhuza ruhambe ryangombe umukobwa azazana amasonisoni umubwira uti yewe mukobwa wigira amasonisoni ntiwibye kandi woroze se ryangombe uzamubwira utahubwo mfungurira naguha inzoga ntukayinywe naguha ibiryo ntukabiriza mubwira azakuzanira amata mu cyansi cy'isugi ariko uzabanze witegereze se ryangombe maze umukobwa azakuzanira amata mu cyansi cy'isugi uzomuboza inka yakamwe ayo mata ngo yewe umukobwa azakubwira ngo inka ni isugi rero maze uzayafata uyamucire mu gituza umubwirire tuwe mukobwa ndakurongoye kandi nguteye
dukomeje igitaramo cyacu nyuma y'iyo ndirimbo ryangombe ya Beningabo muti kubwira urugimbu. Uwo bajya rero kuragurira urugimbu yicara iruhande rw'umutavu iburyo, ni ukuvuga agafata umutavu mu ntoki, bakawubwira bati umva mana y'u Rwanda, urampe kubyara, urampe guheka, urampe gutunga, urampe amahoro, unsindire icyago, unsindire umwanzi n'umurozi, ubonye nzagira amahoro umbwire, niba kandi ari ntayo nabwo umbwire, ubonye nzagira amahoro weri, niba kandi nzatahuka amahoro weri, niba nzahakwa nkagabana weri. Nuko bagakongeza urugimbu bahereye iburyo, nanone bagatereka mu kimuga bakareba uko rwaka naho nyine rwerekera, nuko bagakomeza kureba kugera igihe nyine ruzimira. Ubundi iyo baga bamaze kurubwira impagarike, uragura ararugerereza akaruciraho ati uteye neza, wake neza, ukorere umukono wuzuze umukamo, wange agashisha n'urukongi, wigire wigandure, maze kandi ukubitire moso kuyinesha, ijambo ribe muryo itegeke neza, wange kandi agashisha n'amashinganye yose, wange kandi imbirigisi n'urukongi n'abagenzi, wange akayaga n'imbaraga, ukubite moso uyigarike mu rugara rw'inkono, uyicicikanye ku mwami uca abagome, uyikamishirize hasi nk'ikiziba, uvuge izenezene nk'umugore wihariye umugabo, were mu nda nk'umuseke, usokoze isunzu nka rusake, ubundikire nka nyamatanga, muryo yishime yishongore, ukubitire moso kuyinesha, ijambo ribe irya muryo yegurirwe umugisha, maze were ubimana, nzaguhanguza ingwa n'umwishywa, nzagutuze mu gituza, uzantuze nawe mu Rwanda. Abandi nabo mu bundi buryo bacira uducandwe dukeya ku mutavu bati tu gira impagarike, simpfa simfusha, usanze ndapfa ndapfusha, wange rero imbirigisi mu irembo, wange agasheshe n'agatengo, utege rimwe utsinde maso, were ku buryo ubimana nkwambari. Barangiza kurubwira batyo bakarukongeza, ni ukuvuga ngo bakarucana. Hanyuma bamara kurucana rukaka, bakagenzura ikibatsi cyarwo uko kigenda cyaka, cyazimira iburyo rukaba ari rwiza kandi nyine rweze, cyazimira ibumoso rukaba rwirabuye bakaruta, kuko ngo ruba rupfubye. Cyangwa se bakarubwira bati umva mana y'u Rwanda, umva rugimbuwe, iyi mbuto ni ya naka, agira impagarike ntapfa ntapfusha, asekera kubaho, ntazira agati katewe n'akimejeje, ntazira ibisebe n'ibisazi, ntazira umwami wo hejuru n'uwo hasi, ntahuga azabaho, atunge kandi abyare, nusanga azabyara agatunga agatunganirwa iteka, were neza, wugurure inyuma n'imbere, ukorere uhumuze, utege imitego 18, uhangaze uhungurwe, uhabwe ingwa n'umwishywa wambarwe, hanyuma azagutuze mu gituza, umutuze mu Rwanda, akurinde ubushishi, umurinde ibisiga, aguherezwe n'umupfumu yirabye ingwa, yambaye kandi n'umwishywa. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba mu gukomeza tuganira kandi nyine tunataramana ku byerekeye nyine uburyo babwiraga urugimbu, reka twumve indirimbo. Umuhanzi ati wa mugabo utajya nyine usubira ku ijambo. Ubu rero ni umwari Fani aririmbana na Muyango bati ndirimbe. Reka twumve iyo ndirimbo maze rero dukomeze kunogerwa n'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Ni mucyo rero dufatanye turirimbe no mu ndirimbo nyine ndirimbe. Ndirimbe nate nogeze zamareri ntabi
ntabikangwa zaje ndirimbe 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 ndate nogeze izamareri ntabikangwa zaje izaje sinabikangwa ntizikangwa na wa mugabo w'umubisha rw'ivuguruza uhora asubira ku ijambo izaje sinabikangwa ntizikangwa na za nyamaswa zo muri rya shyamba ry'igabiro izaje sinabikangwa ntizikangwa na bwa buganga bwo muri bya bishanga ndirimbe ndirimbe ma ndirimbe ndirimbe ndate nogeze izamareri ntabikangwa zaje nimuze bakobwa nimuze bahungu nimuze dutarame twogeze za ntwari z'abakobwa beza b'inkotanyi idutaramire za ntwari z'abakobwa beza basa n'inyana nziza zo mu ruhongorema ndirimbe 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 ndate nogeze izamareri ntabikangwa zaje izaje sinabikangwa ntizikangwa na za ngagi zo mu birunga byo mu ruhenge ndirimbe ndirimbe ma ndirimbe ndate nogeze kadogo mubyinire muguyaguye muhanagura amarira n'ibishora mu maragahira agahinda yatewe na wa mugabo w'umubisha rw'ivuguruza uhora asubira ku ijambo bucya asubira ku ijambo ndirimbe 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 ndate nogeze izamareri ntabikangwa zaje izaje sinabikangwa ntizikangwa na twa dusasu twa wa mugabo w'umubisha rw'ivuguruza uhora asubira ku ijambo ndirimbe 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 ndate nogeze izamareri ntabikangwa zaje izaje se mugabo w'umubisha zaje izaje se mugabo w'umubisha singututse nguteze iminsi inguteze iminsi umutego mutiriko wateze ntirawose mugabo w'umubisha zaje ndirimbe ndirimbe ma ndirimbe ndirimbe ndate nogeze izamareri ntabikangwa zaje ndirimbe ndirimbe ma ndirimbe ndirimbe ma bati ndirimbe maze ndate izamarere intabikangwa kandi zaje. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mu gukomeza gutaramana namwe tuganira tuvuga ku byerekeye nyine uburyo babwiraga urugimbu, nkakomeza mbabwira yuko iyo baraguye urugimbu rw'umucuri baruhaga impagarike uko nyine twabivuze, maze rero bagasoza bavuga bati usanga ari byo ukobye ukungure wanzurire igatonga ushyire ku rutwaro uce kandi akagenza ka muryo
hanyuma ukarike mu nkono, imoso yishime ni nyinshi n'ibisigo. Usanze azira ibyo maze uba imana mbi wirabure, maze azaba azira ibyo. Rwamara kugenza dutyo rwirabuye bakaruta ngo bafite inzuzi mbi. Hari ubundi buryo nabwo baruhagamo nyine impagarike, bati umva mana y'u Rwanda, use na rwasha, ni ukuvuga ngo ikimasa kizaba nyine imana. Hanyuma kandi use na rwagishya, ni ukuvuga ngo ishyamba ryo mu Bukonya. Urashikame kandi nk'inka ikamwa, uradendeze nk'ingeri ya Nyabadende ba Mugurira wahoza, umucuzi w'umwami wacuraga Nyarushara akayuzuza. Uragaragare kandi nk'amazi y'urufunzo, ukuze uruharo nk'uruhira. Bamwe bakavuga bati ukuze uruharo nk'uruhira, watire kunda nk'ababazi, ukubitisha yombi nk'abavuzi b'ingoma. Uzahabwe ingwa n'umwishywa n'abapfumu b'abana ba Mutara Ruganzu. Ubundi kandi bati niba usanze naka ari buntera, uragure nabi, wugarire rwose butarira, ushyire ku mutwe wikorere. Niba usanze atari we, wanga umucuri wicurure uw'Imana weri. Bagafata undi mutavu w'urwanzire bakavuga bati nterekera ntya mbaga inka ntya, nkazira amayezi yayo n'ibamba ryayo n'ibambura ryayo. Usanze kandi nzabuzira moso yishime, uzane nyine urukongi, ukobe ukungure, uzane isakabaka, ucurangure ishyira, ushyire ku ishyamba kwa Mwezi ya Rukungu, aho imfura n'intwari zijya zikamenyera. Nihanaguze kandi muryo nk'umushi wihanganyura intambi. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, mwe mwese muteze amatwi Igitaramo Nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Uragura urugimbu iyo amaze kurubwira impagarike, aruhereza umupfumu, nawe akarubwira agira ati umva mana y'u Rwanda. Nusanga agira impagarike, agira nyine ubuhoro, muryo icamoso nk'umwami aca abagome. Wature neza urata amavi, urambura amaganza, watire kunda nk'uwakubaze, usokoze isunzu nka rusake, uganzaganze nk'umuganza warunda na gihara. Ubundikire nka Nyamatanga, maze were uhangurwe, aguhe nyine ingwa n'ubuhivu, agutuze mu gituza, nawe umutuze mu Rwanda. Ayo rero akaba ari amagambo akoreshwa mu kubwira urugimbu. Ntacyo mpinduyeho, ntacyo nongeyeho, nta nicyo rwose nsize ngo nzimize cyangwa se nsobanure. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, mwe mwese muteze amatwi igitaramo cyanyu Nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Umuhanzikazi ati inkindi mahoro mahire, nyamara ntago naheze, ahubwo ndeba neza nkubwire. Ubu rero nta wundi ni Cecile Kayirebwa. Reka rero dutaramane aturirimbira inkindi. Nare
ati nari naragiye gusanasana ariko nari naragiye gusanasanira hafi nshuti dutaramanye kuri uwo mugoroba
iyo rero ni nkindi indirimbo dukesha Cecile Kayirebwa. Mu gukomeza igitaramo cyanyu kandi cyacu igitaramo nyarwanda kuri Contact FM, tugenda tugana ku musozo, mbibutse yuko mu gitaramo cyacu cy'ubutaha tuzaganira ku byerekeye nyine impagarike n'umucuri, ibyerekana ko urugimbu rweze, guhangura urugimbu rweze n'impigi y'urugimbu, aho tuzakomerezaho mu minsi nyine izaza bituganisha mu kuragura inkoko. Gusa mbere yuko dusoza igitaramo cyacu, nifuje yuko nabacira umugani, cyane cyane umugani nyine ureba abana. Ubwo rero abana mutari mwaryama tugitaramanye kuri mugoroba, nababwira iki? Habayeho umwami ahinga uburo mu murima munini. Bugeze igihe cyo kwera, inyoni zibwahukamo ziraburya. Abahanyuze bikabababaza, bakaza bakabwira umwami bati, nyagasani, buriya buro bwawe burazira iki ko inyoni zigiye kubumara? Nawe akababaza ati, hanyuma se izo nyoni mwashoboye kumenya izo ari zo ngo nzivume? Bose bakamuhakanira bavuga bati, nyagasani, ni ubwa mbere twazibona. Umunsi umwe abwira umwe mu bagaragu be ati, rero wa mugaragu we, ugende undebere ubwo bunyoni, ububare, nurangiza ububaze izina ryabwo kugira ngo nzabone uko mbuvuma. Nuko umugaragu aragenda, ageze kuri wa murima asanga ubunyoni bwawuzuye. Arabwegera ati, gushi gushi mwa bunyoni mwe. Bumera nkaho butamwumvise, bwikomereza kona. Arongera ati, mwa bunyoni mwe muri ubuki, muri bungahe? Buvugira icyarimwe buti, turi ubutungutungu, turi ubutungura, turi ubwana bwa mizerenge, aho mujya hose mutwiyubagize. Umugaragu arita mu gutwi, arahindukira, ageze mu nzira ahora n'umuntu wari wikoreye uruboho rw'itabi. Umugaragu amusaba ikibabi cyo gutekera, undi arakimuha. Ashatse igishirira arakibura, abona hakurya akotsi gacumbeka ajyayo. Ahageze bamuha agatebe aricara, asaba igishirira, anywa itabi, araganira. Nuko hashize umwanya arasezera, akomeza urugendo n'ibwami. Atarasuhuza, umwami ati, ubwo bunyoni se wabubonye? Undi arikiriza. Umwami ati, butiki se? Umugaragu agerageza kwibuka biranga, akoma mashyi ati, nyagasani, gira impuhwe nabyibagiwe. Umwami aramugaya ati, nibyo byawe sha, genda mva mu maso. Bukeye yohereza abagaragu babiri ati, nimugende mundebere iby'ubwo bunyoni. Umwe niyibagirwa, undi aribuka. Baragenda, bageze ku murima basanga ubunyoni bwariye bwahaze, burizihiwe, burimo burakina. Bati, gushi gushi mwa bunyoni mwe. Nabwo buti, gushi gushi mwa bagabo mwe. Baramubaza bati, mwa bunyoni mwe muri ubuki, muri bungahe? Bubasubiza bwisekera buti, turi ubutungutungu, turi ubutungura, turi ubwana bwa mizerenge, aho mujya hose mutwiyubagize. Abagaragu bamaze kubyumva barataha. Mu nzira bahura n'umuntu wikoreye ikibindi cy'inzoga y'ubuki. Bati, yewe wa mugabo we, ntiwadusomya kuri iyo nzoga ko dufite inyota? Aratura, barasoma. Bacuruye agasa kabagezemo, barasinzira. Aho bakangukiye bakomeza urugendo. Bageze hafi y'ibwami, umwe abaza undi niba we akibuka iby'utunyoni twavuze. Mugenzi we aramuhakanira, atereka da, nizere ko ahubwo wowe wabifashe mu mutwe. Bakorwa n'isoni. Bakigera rero imbere y'umwami baratakamba bati, nyagasani, inyoni twazibonye tuvugana nazo, ariko ibyo zatubwiye twabyibagiwe. Umwami arabarakarira ati, abagabo babiri mukananirwa gusubiramo ibyo inyoni zavuze, nimumve imbere ntarabarahirira ruzirabwoba. Noneho yohereza abahanuzi be batatu, kubera ubwenge n'ubushishozi yarabaziho. Baragenda, bageze ku murima basanga ubunyoni bwariye bwahaze, baruhutse, burimo nyine gutwenga twenga. Barabwegera bati, gushi gushi mwa bunyoni mwe. Nabwo buti, gushi gushi mwa basaza mwe. Barongera bati, mwa bunyoni mwe muri ubuki, muri bungahe? Nuko bubasubiza butwenga twenga buti, turi ubutungutungu, turi ubutungura, turi ubwana bwa mizerenge, aho mujya hose mutwiyubagize. Abasaza bati, nicyo twashakaga. Barahindukira, bageze hafi y'ibwami. Umwe arikanga ati, ayiwe, nimunyibutse ibyo bwa bunyoni bwatubwiye. Bagenzi be bararebana. Havamo umwe ati, harya ngo ni ubutunguru cyangwa n'ubutungurusumu?
uwa gatatu yifata ku munwa ati nimurekeraho ni ishyano turarigushije. Bibaza icyo bari bubwire umwami kirabayobera. Bakigera ku irembo umwami arishima ategeka kubasanganiza inzoga n'amatsiko menshi ati nimumbwire rero iby'ubwo buvuna muheto bwihaye kumarira uburu. Habura uwamusubiza. Ababashije ubwa kabiri uwitwa Murasandonyi ati nyagasani icyo twiboneye n'amaso yacu nuko ubunyoni ari bwinshi cyane kandi umurima ukaba uri hafi gushira. Twabuvugishije buradusubiza ariko twagiye kugera hano ibyo bwatubwiye byayoyotse. Umwami ashatse kubarakarira undi musaza ati nyagasani nyamara ibya buriya bunyoni birimo urujijo. None se ko nta cyaturangaje? Umwami arumirwa nawe arashoberwa. Nijoro abiganiriyeho n'umwamikazi amwungura inama nawe agira ati nyagasani nyamara burya abana bafata vuba iyo batagize ikibarangaza ntibibagirwa. Twabaye ari bo dutuma. Umwami ati ndarara mbitekerezaho. Mu gitondo ahamagaza abana bane ati yemwe ba mugende muke ibugengeri ku murima wanjye wigabijwe n'ubunyoni ntazi ubwo ari bwo. Nimuhagera mubumbarize uko bwitwa nuko bungana nzabashe kubuvuma. Nimubishobora nzabagororera bishimishije. Abana baragenda badakoza ibirenge hasi. Bahageze basanga ubunyoni burona reka sinakubwira. Barabwegera bati gushigushi mwa bunyoni mwe. Nabwo buti gushigushi mwa bwana mwe. Bati mwa bunyoni mwe muri ubuki muri bungaye. Bubasubiza bufatanyije urunana buti turi ubutungutungu turi ubutungura turi ubwana bwa mizerenge aho mujya hose mutwiyubagize. Abana bati nibyo badutumye murakoze kandi murabeho. Bigiye imbere gato akana kamwe kati umva rero tujya inama kugira ngo tutibagirwa ibyo utu tunyoni tuvuze. Buri wese nafate interuro ye maze tugende tuzisubiramo turirimba. Abandi bati yego. Uko rero bateye intambwe umwe ati n'ubutungutungu undi akikiriza ati n'ubutungura. Uwa gatatu ati n'ubwana bwa mizerenge. Undi nawe wa kane agasoza ati aho mujya hose mutwiyobagize. Bakomeza gutyo batunguka ibwami baririmba. Bagize imbere y'umwami arababaza ati yemwe ba ko mwishimye mwaba mwashohoje neza ubutumwa? Basubiriza icyarimwe bati cyane rwose nyagasani. Umwami ati ngaho nimuntekerereze. Uwa mbere ati ngo n'ubutungutungu undi arakomeza ati n'ubutungura. Ukurikiyeho ati n'ubwana bwa mizerenge. Uwa kane ati ngaho tujya hose tubwiyobagize. Umwami ati nimusubiremo basha. Anezezwa n'ubwenge bw'abo bana arabagabire. Umwe amuha gaju undi amuha bihogo. Uwa gatatu amuha sine. Uwa kane amuha bugondo. Aherako avuma bwa butungutungu bw'ubutungura. Ubwana bwose bwa mizerenge bucikaho. Uburo busigaye burera burasarurwa. Sinjye wahera hahera umugani. Ngibyo rero ibyo tumaze kuganiraho. Turashimye mwese mwateze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda. Mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda kugira ngo umurage w'abakurambere uzabuhererekane n'akakaguzi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa. Igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dady Maximo Mwicira-Mitali. Mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM. Ijoro ryiza murota Imana.
ijoro rike tumuririmbe bimunyure tuvugikira kwezi cyicaro cy'abakobwa marutagira umwanga umwangavu wariboye umutoni wa twese uwisapizanase mubiri wanzira utarushizigizire musani wabo rusange kwarunihuza mutari ruherwa no kubingenzi uwiciye amana y'abatanazi usa n'umuganza imusasu ndarubona kwa nkusi y'imirongo sogokuru wawe icyaratsi cy'abakame barutabarukana amahangazi wababisha mu mahari b'amahire yabigira ntiwanyu iwawe banguka kurinda tugukumbuze ku munini wa gikomero n'umukuyu wa muzuzu Igitega na Kibenga kwase wa munyurantwari urugarama rukini neza ni kwa rwego rw'inyamibwa wabo ba nyirabyano ibi ni ibirezi ukaramo na muhazi ni kwa rwagitinywa irutungana gasabo kwa mitumba itabarika yarwita abangoma yewe kurebe bahasobanyi ibikorere by'amasonga bari ibinyamibwa batiye ijana uberwe naho bambara mu nda bamaragishika banyamazenge bakumukikije barumuna bahuwayege basigaranye ikiniga basaza bawe bakuhoza bihorere bazakuhorera umva amajwi y'urwunge y'ababeza b'ibuhoro banyokobanyu abo kwanga barasana bakumara irungu
y'ibirunga ngurabeho yanzova ibasha ishyamba n'ingeri y'urwoga ngurabeho umuranga w'intore hamwe na mucyo w'icyogere inyamibwa y'iceza n'ayasine y'igitego ibigerwe inkende n'ayamunirwa kurusha shenge ngurabeho iyumvira uw'inyeriri bayongera kubarusha ngo shira irungu nshuti y'abato uherekejwe n'ababyeyi utaramiwe n'umuvindimwe impundu zivugiwe shenge uzajye wibuka ibihame abawe bataramanaga rwagiriza abigarama n'ingabo yashinzwe inkiko umushiramo nacyo yacarukiza murasanyi w'isoho